ndangije rero njya guhinyuza n'ubundi umwana mujyana kwa muganga nyura ahantu hambere mujyana ahantu ha kabiri mujyana ha gatatu baramupima basanga ni mutaraga nta nakarwana n'akana kamwe arwaye ibipapuro ndabigendana. Hanyuma rero ageze ku ishuri atangira gufatwa buri umwuka yitura hasi bimera nabi barampamagara bati turabona bikomeye babanza kumujyana kwa muganga biranga. Nyuma rero baza kumpamagara ninjoro nka 5 z'ijoro aho yigaga. Ubwo rero ayo masaha nari nkifite abakiri impande zanjye yarasaraga akagira imbaraga nyinshi ku buryo abantu bose ari abantu nzi bari baje iwanjye b'abagabo 3 b'abakozi b'Imana yarabakubitaguye n'undi mugore n'abandi bagore b'inshuti zanjye arabakubita bose arabakubita barangije barataha bigeze ninjoro nko mu masaha 4 za ninjoro. Hanyuma ubwo numvaga rero numvaga kubera yuko mfite icyo kibazo abagabo batari butinyuke gutaha ngo basigire umuntu uri kurwana gutyo hanyuma asigara nkubita ngenyine numvaga bidashoboka. Noneho ikintu cyantangaje nibaza ukuntu biri bugende ndeba imbaraga afite n'ukuntu ari kudukubita twaramuzirikaga ntibikunde nyine numva umutima urandiye ngiye kubona mbona Imana ya Isiraheli yo kabyara ngewe n'Uwiteka haleluya mbona Imana iramufashe nkategereza ko umuntu ava muri dushe ngaheba najya kureba ngasanga yarumye akaba ubwo yikubita ku gikuta kandi baze kugwa ku makaro. Abantu benshi baguye muri dushe ntago bigeze babaho ariko yaguye ishuro navuga ngo ni nk'igihu nyinshi ntashobora kubara nkasanga ameze atya hawo kabugwa nasanze yituye hasi n'amafoto ndayafite. Narangeza nkabwira abana ngo ni mumunteruze bakamunteruza nkamuryamisha ariko mu kuryama kahita ndufata funguzo ndakingura ngiye sanga yabyimbye inda yatangiye kubyimba inda akajya avuga ati ndimo gutumba ndapfuye ari kuvuga gutyo. Ese wabaye iki? Najya kureba nkabona iruhande rwe hari ibishishwa by'amabuye yahonze hari agakombe nyine urabona ko hari ibintu by'umukara. Icyo kora uwo munsi mbibona bwa mbere nahise sara ndavuga intarapfuye umwana wanjye arapfuye ariko reka mbabwire kubaho kw'inkoko ntago ari impuhwe z'agace. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni mama Charlene official. Ndabashuhuje inshuti zanjye ziri mu Rwanda abari mu bihugu by'abaturanyi abari muri Afrika abari muri Amerika y'Epfo n'iya ruguru abari muri Europe abari muri Australia abari muri Aziya n'abandi bari ahantu hatandukanye abagiye gucunga umutekano mu bihugu bitandukanye abari mu gihugu cy'u Rwanda mucunze umutekano abaganga n'abarimu Imana ibahe umugisha turabakunda cyane. Tugeze kuri episode ya 19 y'ubuhamya. Tugeze kuri episode ya 18 y'ubuhamya. Mu mazi iminsi abagiye babukurikirana mwagiye mukurikirana ubuhamya bwanjye hanyuma bamwe mukambwira ngo se bwarashize ntago bwashira kuko nibindi nicaye mu bungubu n'ubuhamya ntago umwaka ushobora gushira ntabonye ubuhamya ntago bwashira ariko hari ubuhamya uburi kubanza kureba ukuntu ugomba kubutanga kuko hari n'ubuhamya nzaba hari uko namaze kubona ibihamya. Hari ubuhamya afite burindiriye ibihamya kugira ngo nzabone uko mbutanga nongere nibutsa abantu ko gutanga ubuhamya si ubujajwa nta nubwo gutanga ubuhamya ari ukwimena inda nk'uko bamwe babivuga ahubwo gutanga ubuhamya ni ibihamya byo kuvuga aho Imana yacu yadukuye kuko nta soni bidukoza. Nongere mbibutse bantu b'Imana niwumva wemerewe gutanga ubuhamya kuko nabwo si ugupfa kubutanga hari igihe kigera Imana ikakubwira ngo bucecetse hari n'igihe kigeri kubwira ngo utange ubungubu ubusige ariko iyo habayeho guceceka nta mpamvu nta bundi buyobozi bwo mu mwuka bwakuburiye ni ibintu bibi cyane buri kwamamaza ubwami bwa Satani. Reka nze mbaho urugero uzarebe iyo abantu ari abapfumu baza kwamamariza ibikorwa byabo hano kuri kamera
bakakora n'ubufindo bw'ibyo bakora kugira ngo batange ubuhamya bw'ibyo bakora kugira ngo abazi gupfumaguza no kuraguza babayoboke. Rero natwe tugomba kwamamaza imbaraga za Kristo, tukabwira abantu ukuntu Yesu yatugiriye neza, tukabwira abantu ukuntu twakubita haleluya, tukabwira abantu ukuntu twakubitanye neza y'Imana, hanyuma abantu batakemezwa n'ibibariho bakazemezwa n'ibyo natwe yadukoreye, bigatuma bakomera bakarindira Imana mu kuri kose ko kuyirindira. Natwe rero tugenda dukomezwa n'ubuhamya bw'abandi, abatubanjirije baduha ubuhamya, ukicara ukavuga uti Imana yarengeye runaka, nanjye izandengera. Imana yakoreye ubukwe uriya mukobwa n'imyaka yari afite, nanjye izankorera ubukwe. Imana yahaye akazi runaka n'imyaka 15 yari amaze ari umushomeri, nanjye izakama. Imana yishyuriye amashuri abana ba mama Charlene, bakaba bari kwiga neza, bakaba biga neza nta kibazo, nanjye izishyurira abana banjye. Imana yagaburiye mama Charlene ikamuha ibyo kurya no kunywa kandi bimuhagije, nanjye Imana izangaburira. Imana yabanye na mama Charlene, haleluya, iyabanye na mama Charlene mu buzima bwo kwibana, akaba amaze imyaka 13 n'amezi. Nanjye umugabo ataye uyu munsi cyangwa amaze imyaka 5 ntayo, iyasigaranye na mama Charlene nanjye izasigarana nanjye. Iyaburaniye runaka akaba yaratsinze bari baramuguze, nanjye izamburanira afungurwe. Haleluya. Ubuhamya ni ngombwa, ubuhamya ni itegeko. Ahubwo haje umudayimoni mubi wo kubwira abantu ngo nibaceceke. Hanyuma uwo mudayimoni yaberetse ko muri abasirimu. Kuba wari umuyaya ntugomba kubitangaza kuko wabaye mabuja, ufite abakozi 5 mu rugo iwawe. Kuba waracukuye amatuwarete y'abantu ntugomba kubivuga, usigaye uri bosi, uri kibamba, uri kizigenza, abakozi bawe batazakumenya. Umudayimoni w'ubwibone, umudayimoni wo kwishyira hejuru, umudayimoni wo kwikakaza, umudayimoni wo kuburizamo umugambi w'Imana, wo kugira ngo ibintu by'Imana yakoreye muri twe bigere kure. Nta muntu nabwira ko nashonje, hatagira umuntu umenya yuko nigeze mba umuyedi n'amashuri nari mfite. Nta muntu ukwiye kumenya ko nabaye umumotari, ntihakagira umuntu umenya ko nacuruzaga ikarito. Nta muntu ukwiye kumenya ko nari naragumiwe narumiwe. Nta muntu ukwiye kumenya ko ngewe Kamembe nabuze inkwano yo gutanga kwa mabukwe bakampa umugeni w'ubuntu. Nta muntu ukwiye kubimenya uko biri kose ko nambaye kamambiri zidasa. Nta muntu ukwiye kubimenya, ngewe muzamenye. Kibi nuko mwamenya nabi. Nese gukena ni icyaha ngo tubyihane? Ntabwo gukena ari icyaha. Haleluya. Hatagira ubimenya, hatagira umuntu ubimenya yuko nabwirirwaga nkaburara, hatagira umuntu umenya ko bantaye hanze narabuza yo kwishyura inzu, hatazagira umuntu umenya ko bantereje icyamunara, hatazagira umuntu umenya ko nanywaga igikatsi, hatazagira ubimenya ko nari umusambanyi, hatazagira ubimenya ko nari indaya yicuruza, batazabimenya ko najyaga nca inyuma umugabo wanjye, batazamenya ko naciye inyuma umugore wanjye, batazabimenya ko nari umubosi mu buryo bugaragara ariko ndi umunyenzara. Uwo ni umudayimoni wavuye ikuzimu, ntabwo ari ubwenge wagize. Nicyo nshaka kukumenyesha. Mureke mbabwire, impamvu tunyura mu bikomeye, Imana ikatugira abakomeye, ni ukugira ngo abari kunyura mu bikomeye bitegure ko nabo bazaba bakomeye. Impamvu tunyura mu nzara, Imana ikaduteza inzara ubundi ikatugaburira, ni ukugira ngo tubwire abashonje ngo bo kwirwanurira kugira ngo barye. Mu ijuru hari Imana igabura. Mpamvu Imana ituma abantu babingumba ntibabyare, nyuma Imana ikabaha abana, ni ukugira ngo bazabwire abantu barindiriye abana ngo nuhumure, nanjye nabyaye imyaka 20 ishize, nanjye nabyaye imyaka 15 ishize. Ntago biteye isoni kuvuga ko wanywaga inzoga nyinshi abana bakaburara. Ntago biteye isoni kuvuga ko wari umuyedi, ukavuga ko wari umunyonzi, nubwo usigaye utwaye ikimodoka cyawe cyiza, kuko abantu bose bakomeye. Ibikomeye biva mu byoroshye, nta muntu ukomera atarakomeretse. Rero niyo mpamvu ngewe nzajya mbaha ubuhamya.
nzajya mbaha ubuhamya kugira ngo mukomere. Nzi neza ko hari abantu bifuza kumera nk'uko ndi, yicara akavuga ati mama Charlene rwose Imana yamugiriye neza, nanjye mbashaka kukubwira ngo ineza y'Imana ntago ari njyewe yahagarariyeho, nawe Imana irahari ku bwawe kugira ngo ikwereke ineza yayo. Sifa kwa Mungu. Ubutumwa rero, ubuhamya rero ngezeho ni episode ya 18. Kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri 17, abantu benshi mwagiye mukurikirana ubuhamya bwa mama Charlene. Ni nayo mpamvu ntakifuza umunyamakuru mbaza ku by'ubuhamya bwanjye n'ubuzima bwanjye n'abana banjye. Ndavuga ngo umuntu ushaka kumenya ubuhamya bw'urugo rwanjye, ubuhamya bw'ubukumi bwanjye, ubuzima bwanjye, uko nahamagawe, uko nahuye n'intambara zo mu itorero, iz'ubuzima, izo mu rugo, byose biri kuri mama Charlene official. Uzahasanga episode ya mbere ugere kuri episode ya 17, ariko ubu dutangiye ya 18. Ubuhamya rero nshaka kubagezaho ni ubuhamya bw'ukuntu narwajije abana barabaroze, hanyuma nkagirwa inama yo kujya mu bapfumu. Iyo nama nkayigirwa n'abahanuzi, nkayigirwa n'abavugabutumwa. Kandi reka nkubwire mu buhamya ndi buguhe, ndi bukubwire na ba bantu birirwa hano kuri kamera batanga nimero zabo ngo babasengere. Nahuye n'ibibazo nabo baratinya. Hari nabo nahamagaye nti none se wazaje kunsengera ko narwaje umwana, ukamutegereza ukamubura kubera iki? Ntago yabona imbaraga zo kwirukana abadayimoni bitewe n'aba afite. Kandi mu buhamya ndi buguhe ndi bukubwire ukuntu Imana yihagije. Nkubwire ko hari igihe nageze nkabaho njyenyine, nta muntu n'umwe mfite, kandi nkurikiranwa n'ibihumbi birenze 20 mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Sigara ndi njyenyine, kandi njya kuba njyenyine mfite imiryango, mfite inshuti, mfite abo nari naragaburiye, mfite abo nishyuriye amazu, mfite abo nambitse, mfite abantu nari naragiriye neza. Ariko mpuye n'urugamba rwo kurwaza abana, buri wese agenda mvaho ku ruhande. Birashoboka ko nawe ari kuhagaze, ariko nje kukubwira ngo Imana irihagije, si ngombwa abantu. Reka nkubwire, ahantu abantu batari Imana ibihari, kandi Imana ijya ibasha kurwana ku giti cyayo, ikarwana kandi ikanesha. Wenda ndahera hano ubwo ntaratangira kubutanga neza ubu buhamya, kubera ko hari ibindi bintu ndindiriye by'ibihamya. Ariko narwaje abana, ndumva imyaka 2 ishize n'igice, ngira ngo mbanza kurwaza umwana barampamagara ku ishuri ngo umwana yarwaye. Bampamagaye barambaza ngo mbese umwana wawe asanzwe amera gutya na gutya, yituraga hasi, ibintu bikamuheza umwuka, ibintu nk'ibyo. Ndababwira nti ntago ari uko yari ameze. Kumbi byatangiye kera, nkajya nibwira ngo ni indwara zisanzwe. Nza gufata gahunda yo kumujyana kwa muganga. Umukozi w'Imana arambwira ngo Imana irambwiye ngo ntiwirirwe umujyana kwa muganga kuko nta muganga uzamuvura. Ngewe rero ntago njya mpfa guhita nemera ubuhanuzi, ndabugenzura. Nawe ujye ubugenzura ubuhanuzi, ntugapfe kwemera ngo barakubwiye ngo uriya musore si uwawe, ngo uriya mugore si uwawe, kariya kazi si akawe, ngo bigenze gutya, ngo Imana iravuze ngo gurisha iriya modoka, ngo Imana iravuze ngo va mu mujyi ujya mu cyaro. Ariko mwabaye muto, umuntu naguhanurira ntugahite wemera ibyo akubwiye, ariko ntukanabipinge. Ujye ugenda, kuko Imana yawe ntago ivuga rimwe ryonyine cyangwa kabiri, iravuga ikongera ikanavuga, kuko ni Imana itanga ibimenyetso. Wongere uce bugufi yibwire ngo biriya bintu ni wowe ubivuze. Kuko hari ibintu Satani avugira mu muntu, hari n'ibintu Imana ivugira mu muntu. Kandi bya Satani n'Imana ntago wabigenzuza umubiri, ahubwo ubigenzuza umwuka. Nongere no kubwira abantu bafata ibintu by'umwuka bikabigenzuza umubiri, ntukabikore. Ushaka kuvuga ngo ntibyavuye ku Mana kandi ariho byagize gute, byavuye. Ndangije rero njya guhinyuza, n'ubundi umwana mujyana kwa muganga. Nyura ahantu hambere, mujyana ahantu ha kabiri, mujyana ha gatatu, baramupima basanga ni mutaraga nta n'akarwara n'aka na kamwe arwaye. Ibipapuro ndabigendana.
hanyuma rero ageze ku ishuri atangira gufatwa buri umwuka yitura hasi bimera nabi, barampamagara bati turabona bikomeye, babanza kumujyana kwa muganga biranga, nyuma rero baza kumpamagara ninjoro nka 5 z'ijoro aho yigaga, barampamagara bati byakomeye, ngwino wumve. Urumva ahantu yigaga, ndashaka kubwira abana b'abakirisitu, nimugera ku bigo by'amashuri mujye musenga kuko ibigo byose bitanga uburenganzira bw'abana mu gusenga. Ntukabeho uri umunyeshuri ushaka amanota yonyine, ujye ubaho no mu buzima bwo gutunga Imana, ujye ubaho usenga. Gusenga ni byiza, bizagufasha. Umwana wanjye nawe yabaga muri groupe y'abana basenga, hanyuma babonye bikomeye barasenga. Haleluya! Umuririmbyi, ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana. Indirimbo iravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ni Imana yumva umuntu wese mu rwego ariho. Abana barasenga, hanyuma barampamagara ninjoro bashyira haut-parleur kugira ngo numve ibintu bari kuvuga. Batangiye kumusengera, abadayimoni baravuga, bavuga umuntu wabatumye, bavuga n'icyo bashaka, barabivuga byose ndabyumva. Okay, bitamenya indwara arwaye rero. Mpita ntuma umuntu ndamubwira ngo ugende unzanire umwana wanjye, umunzanire mu rugo. Natumye umuhanuzi w'umukozi w'Imana, ugende umunzanire, namenye indwara avuye ninjye uzamuvura njye na Yesu. Umwana araza, ageze mu rugo ntangira gusenga. Nasenze amasengesho y'iminsi 3. Ndasenga umunsi wa mbere. Senze umunsi wa mbere atangira kudukubita. Nasenganye n'abantu ubwo bari bakimparaye. Hari igihe abantu baguharara mu kigeragezo kitarakomera, kandi kikubwira ko ikigeragezo ntaho kiragera. Nuko iyo uri mu kigeragezo abantu benshi baza kugufasha, baragusura mu burwayi, bakagusura mu kigeragezo, baraguhumuriza, bakakuba hafi. Ariko ikigeragezo kikubwira ko cyageze ahantu kinuka, Imana igiye kuza, nta wongera kukuvugisha, nta wongera kuguhumuriza, nta wongera kugusura, barakurambirwa bose, bakavuga ngo yaba yanapfaga bikarangira, ariko yo gukomeza kurushya abantu. Ubwo rero ayo masaha nari nkifite abakiri impande zanjye, yarasaraga akagira imbaraga nyinshi ku buryo abantu bose, ari abantu nzi bari baje iwanjye b'abagabo 3 b'abakozi b'Imana, yarabakubitaguye, n'undi mugore n'abandi bagore b'inshuti zanjye, arabakubita bose, arabakubita, barangije barataha. Bigeze ninjoro nko mu masaha 4 za ninjoro. Hanyuma ubwo numvaga rero numvaga kubera yuko mfite icyo kibazo, abagabo batari butinyuke gutaha ngo basigire umuntu uri kurwana gutyo, hanyuma asigara nkubita njyenyine. Numvaga bidashoboka. Noneho ikintu cyantangaje, hari umugore w'inshuti yanjye navuga ngo ni magara ntusige. Nagiye kubona mbona aba bagabo bagiye, ndavuga uko biri kose runaka we ntashobora kunsiga pe. Ariko natangajwe n'ukuntu nawe yafashe inzira arasiga, abona ukuntu mfite umwana ari kudukubita turi 5, noneho baratinyuka bansiga ndi njyenyine. N'urwo rukundo rw'abarokore, abanyamasengesho dusigaranye nuko bameze. Abanyamasengesho dusigaranye nuko bameze. Iyo yinjiye mu rugo akabona nta n'ibihumbi 10 ari buhita hakura, akinjira mu rugo akabona nta byo kurya yifuza bihari, akinjira mu rugo akabona nta modoka iparitsemo, ahita abona ko nta kigenda. Urwo rugo rwose nta kintu rubabwiye. Ndashaka kubwira abanyamasengesho, nk'uko ineza y'Imana yakunyuzeho uri umukene, ni nayo mpamvu mu murimo w'Imana ntimukarobanura abakene, kuko abakene batagira amafaranga nabo bakwiye gusengerwa. Na wa mugore aragenda, sigara njyenyine, nibaza ukuntu biri bugende, ndeba imbaraga afite n'ukuntu ari kudukubita, twaramuzirikaga ntibikunde. Nyine numva umutima urandiye, ngiye kubona mbona Imana ya Isiraheli yo kabyara, ngewe n'Uwiteka. Haleluya! Mbona Imana iramufashe, iramuturisha, araceceka, ntiyongera kugira icyo avuga, ntiyongera no gukoma. Turaryama kandi twarararanaga. Ureba Imana iguha imbaraga zo kurarana n'umuntu wasaze, mukararana mu buriri, utari gutekereza ngo mbese ntari bufate ikintu ngo ankubite. Burya nagira ngo mbwira abarokore,
ngo imbaraga zirarutana kandi n'abagabo bararutana. Reka nkubwire, na Satani arabizi ko Yesu amurenze, n'abadayimoni bazi ko izina rya Yesu rihambaye. Nta zina riruta izina rya Yesu, nta n'imbaraga ziruta imbaraga z'Imana yacu. Haleluya. Yararyamye arasinzira, hanyuma bukeye mu gitondo ukuntu yambwiye, yarandebye ngo ubu rero uzi ko nakize. Ngo ntago nakize, ahubwo n'Imana yaguhaye agahenge ngo usinzire. Narasetse, mureke mbabwire, akabi gasekwa nk'akeza. Narasetse ndavuga intari ko Mana uri mwiza koko. Wabibonye ko ufite umubabaro, wabonye ko abantu bansize, urangiza unyereka ukuntu ufite amaboko aruta y'abantu. Mureke mbabwire baroko, Imana irihagije. Imana nikenera abantu yaremye benshi, kuko abantu bakuvuyeho sibo bonyine bariho. Icyo cyuzagishyire ku ruhande. Nimba hari isomo nize isomo ry'abantu, nize umuntu kugeza ubwo mvuga ngo umuntu naza tuzabana, natabishaka agende, c'est fini. Nta comment. Baranyanze, baramvuyeho. Ngwino bane na mama Charlene, nudashaka ko tubana genda. Imana ifite abantu benshi mu cyimbo cyawe izanzanira, kuko ntago abantu ntago twabaremye, ni Imana irema abantu. Nibona aho ugeze ukeneye abantu, ntuzavuge ngo bari buve. Kandi mu isi yababaho nta muntu kamara ubaho. Imana iyo yibuze niho uhura n'akaga, ariko Imana nta kintu cyayisimbura. Ariko umuntu, nyuma y'umuntu hari undi muntu. Numva shimiye Imana ibanye nanjye, bana n'uwo mwana. Rero nabonye ibintu bikomeye. Umwana akajya ku ishuri. Ndashaka gutanga ubu buhamya kugira ngo mbwire abarokore bajya gucuruza bamara guhomba bagashoka iyo mu bapfumu. Ndashaka kukubwira ko naho utajya mu bapfumu, Imana irihagije kugira ngo iguhe abakiriya. Mujye mwiga gusengera ibintu byanyu byose. Nubona ibintu bitagenda neza, wige gutera ivi hasi. Nubona ibintu bitari gukunda, wica inzira ya bugufi, usenge, kuko ibintu byose bikemukira mu masengesho. Komeza rero gusenga, komeza no kubana n'Imana muri ubwo buzima. Umwana yajya ku ishuri, ageze ku ishuri byonyine agahita ajya muri koma. Yagera ku ishuri bagasanga yasinziriye mu ntebe, bamukoraho ukuboko ukundi ijosi, bakamurya inzara, bakamukangura, wapi, bakaba barampamagaye, ni wowe mama wa runaka, ngwino umutware yarwaye. Ariko nagerayo ngasanga batitiye, ubwoba bukabica, kuko iyo yarwaraga yamaga ameze nk'uwapfuye. Yabaga ameze nk'uwapfuye, kuko bari abadayimoni nyine. Yabaga ameze nk'uwapfuye, ariko njyewe nageze aho ndabimenyera, nkavuga nti uko biri kose ari buzuke. Ugasanga batitiye, hitujyana umwana kwa muganga gutya na gutya. Ibyo bipapuro rero nabanje kumuvurizaho nibyo byatumye, nibyo byamburaniye. Hari ukuntu abarokore batugira ibigoryi, bakatugira injiji nubwo tuzifite nyinshi. Wabwira abantu ati nzamusengera, batumva bwa bujiji bwabo, ariko ntimukiyemere. Hari indwara zivurwa n'abaganga, nabo barabizi ko hari ibyo batavura. Ikikubwira ko bihari nuko nabo ubwabo bapfa bishwe n'indwara kandi bigiye kuvura. Hanyuma rero nkaba ngiye kuzana imodoka yo kumutwara, kamujyana, namugeza mu rugo, agahita kanura amaso atya, amusengera, agahita akira, cyangwa akamara nk'iminsi 2 ataragaruka, cyangwa umunsi umwe akiri muri koma yaragiye. Ariko nzi ko azagaruka kubw'imbaraga z'Imana. Hakaba ubwo yageraga mu rugo saa 7 zamara kugera na saa 8 atagisubiye kwiga, twabivuyemo, agahita aba muzima atya. Ku buryo wibeshye ukabwira umuntu ngo mfite umwana urwangiye kumuzana ku ishuri, aza agasanga umwana ni muzima, nta n'akamenyetso kuko yarwaye. Mwumva ibintu nabanaga nabyo rero byari ibyo ngibyo. Hanyuma umunsi umwe uwo mwana, umuntu wamurogaga musanga ku ishuri, nabwo urumva bwaracyaga akajya ku ishuri.
hari n'igihe naryamaga nkumva kinguye urugi nkagira ngo agiye muri dushe gukaraba, nkategereza ko ava muri dushe nkaheba, nagera nkabyuka kuko nyine namucungaga nk'uruhinja, najya kumureba muri dushe ngasanga yituye hasi, kera yaragiye yarumye, nkahita mbwira abana ngo nimuze mujye kumunteruza. Twari twarabimenyereye kandi twabimazemo imyaka 2 yose. Umuririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Mureke mbabwire, kuva nafungura Mama Charlene official, nayifungura icano yanjye, nayifunguye mpura n'ibyo bibazo, nayifunguye nibera muri ibyo bintu, najyaga nza hano kuri kamera nkabaha ibiganiro, nkababwira ijambo ry'Imana, nkababwira ukuntu Imana ikomeye, namuziritse amaguru, namuziritse n'amaboko kuko yararwanaga agaterana n'ibyuma. Ibiganiro byose natanze rero mu myaka 2 yose natangaga ibyo biganiro, umwana yaragize gute, yararwaye ibyo bisazi bari baramuroze. Noneho nkategereza ko umuntu ava muri dushe ngaheba, najya kureba ngasanga yarumye, akaba ubwo yikubita kuta, kandi baze kugwa ku makaro. Abantu benshi baguye muri dushe ntago bigeze babaho, ariko yaguye inshuro navuga ngo ni nk'igihu nyinshi ntashobora kubara, nkasanga ameze atya. Hakaba ubwo nasanze yituye hasi, n'amafoto ndayafite. Narangiza nkabwira abana ngo ni mumunteruze, bakamunteruza nkamuryamisha, ariko mu kuryama namara kumuryamisha ngasenga, ubundi nkabyihorera, ariko nkamucungira hafi kugira ngo ataza kubyuka ajya gufata ibyuma. Ubwo buzima mbubamo, noneho mbona n'urugamba ntazashobora njyenyine, ntangira guhamagara abakozi b'Imana. Uwo mpamagaye ati nzaza, nkamutegereza nkamubura, nuje ntiyongere gukandagira ikirenge mu rugo, ntagaruke kuko yararwanaga. Noneho rero kumugera imbere uri umunyabyaha byabaga ari ikibazo gikomeye. Warazaga akakurondora, warazaga ukigira umudanje ngo uri konsantara ngo urasenga, akakureba arya ashaka gusa bino ibicucu gusa, mwabigoryi mwe, akabareba gutya ati mwabicucu mwe. Iyo yavugaga umuntu ngo ni igicucu, nahitaga mvuga ni uyu muntu yarahatwitse tu, nyine hari ukuntu yabigenzaga. Nuko ibyo bintu mbibamo biragenda birankomerana. Ariko mureke mbabwire mwabantu mwe, Imana yibona winjiye mu rugamba iba yaraguhaye imbaraga zo kurwana n'urwo rugamba, ku buryo ntago urugamba ruguhitana, ahubwo ni wowe ugize gute, ntago urugamba rukurangiza, ahubwo rurarangira rutakurangije. Umwana nkaba nyine mufashe gutyo, nagiye mbona ibintu bikomeye. Najya kona nkabona uwo mwana yikingiraniye nko mu cyumba, yakikingirana. Iyo yabaga yikingiranye nabaga niteguye ikintu kibi kigiye kumubaho. Hari umunsi nasanze yikingiranye, urumva uwo muntu wamurogaga yazaga mu mbaraga z'imyuka mibi akaganira nawe, hakaba ubwo baba bahagararanye, nge simbashe kumubona, nkajya mwumva mu myuka ye ariko simubone, ariko wakamubona bakaganira. Rimwe uwo muntu araza aramubwira ati sha umva, ndashaka winywere ariya mabuye ya telekomande, sibyo? Kuko azi ko akunda kwiga, akavuga ngo genda unywe amabuye ya telekomande, uyahonda, akamwereka nuko abikora, uyashyiremo amazi, hanyuma numara kuyanywa nzakureka wige, kuko azi ukuntu akunda kwiga. Umwana rero umunsi wa mbere yikingiraniye, aragenda afata agakombe, sinabireba, afata amabuye ya telekomande, ayakura muri telekomande imwe ikoreshwa kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo, akuramo amabuye aya 2. Arangije aragenda arayahonda, kumbi yabikoze yikingiranye, arayahonda, arangije arayatoba mu gakombe, arangije arayanywa. Uri kwibaza ngo mbese ko yanyweye yikingiranye biri bugende gute? Reka mbabwire, mwijuru hari Imana.
akayanywa aho ndi inyuma y'urugi nkajya numva arimo gufuruta ukuntu avuga ukuntu afuruta nk'umuntu ufite ikibazo kuko narakomangaga ntakingure. Ya Mana ya Isiraheli iri hejuru y'abarozi n'abapfumu n'abashitsi n'abadishyi n'abakonikoni ikamukora ku kengeho gato kabona arirambuye agiye gufata urufunguzo akarunyuza munsi y'urugi. Kahita ndufata urufunguzo ndakingura ngiye sanga yabyimbye inda, yatangiye kubyimba inda, akajya avuga ati ndimo gutumba ndapfuye ari kuvuga gutyo. Ese wabaye iki? Najya kureba nkabona iruhande rwe hari ibishishwa by'amabuye yahonze, hari agakombe nyine urabona ko hari ibintu by'umukara. Icyo kora uwo munsi mbibona bwa mbere nahise sara ndavuga intarapfuye, umwana wanjye arapfuye. Ariko reka mbabwire, kubaho kw'inkoko ntago ari impuhwe z'agace. Mitamamagara umuvandimwe wanjye musaza wanjye ndamubwira nti umwana arapfuye ntibanguka. Urumva byari bikiri bibisi ntarakamirika, ariko nageze ubwo nkamirika yaba ari muri koma pe, ibiryo bihiye nkarya nkanywa nkajya kuryama tukarara nari muri koma. Imana yarampaye imbaraga zo kubica amazi. Musaza wanjye araza azanye imodoka turirukase kwa muganga. Ageze kwa muganga tugura ibinini, hari ibinini bituma umuntu adiyara, barabimpa bijya gusa n'amakara, baratubwira ngo ahita binywa byose abinywere rimwe, ibinini 24, ariko ni ibinini ntibyica nyine bituma umuntu adiyara. Umwana baramuryamisha gutya, n'ifoto ye ndayifite, atangira kumera gutya, amera nk'umurambo neza. Maze ndabireba, Mana Nyagasani. Ariko murebe ibigeragezo ukuntu bigwira. Nk'ubu mama Charlene ndusha umuravumba kumenyekana. Ahantu hose nkandagiye baba banze. Umva ibigeragezo rero ukuntu bigwira. Ngende kubaho ubuhamya. Kandi ubuhamya ndi kubaha ni ukugira ngo mumenye imbaraga ziyaduhamagaye, utazongera kuyitiranya n'ibigirwamana. Kandi ndashaka kukubwira ngo wirinde kwirwanirira. Mu ijuru hari Imana ishobora byose, uko yari iri kera na n'ubu reka nkubwire. Ndashaka kukubwira yambukije Abisiraheli imaze gukamya inyanja. Niyo Mana naje kuvuga nonaha, nje kukubwira yahiritse Yeriko. Imana ishimwe, Abisiraheli ikabarwanirira. Ndashaka kukubwira yarwaniye kuri Ayi. Imana ihabwe icyubahiro. Yarwanye kuri Ayi, iyafashe Farawo muri Egiputa, ikohereza inda, ikohereza ibibugu, abana b'imfura bagapfa, amazi agahinduka iki? Amaraso. Umukungugu wo mu Egiputa ugahinduka inda, mu ipantaro kwa Farawo ikabigezemo, muri ishurujipe y'umugore we ikabigezemo, mu makanzu y'abana babo no mu mashuka. Imana ishobora byose yavanye Abisiraheli mu Egiputa ikabambura amaboko ya Farawo. Niyo nje kukubwira. Imana yabanye na Mose ikabana n'Abisiraheli ikica Goliyati ikoresheje Dawidi. Amina. Imana yahaye imbaraga Samusoni, Abafilisitiya barazengereje Abisiraheli birara mu ngano zabo. Imana imuha imbaraga zo kurwanya ababisha b'Abisiraheli. Niyo Mana nje kukubwira. Haleluya Yesu. Iyo ndi kuvuga Imana nge mba numva nta kibazo mfite. Kandi nimba hari ibintu binezeza mu isi yababaho, nezezwa no kuvuga Yesu neza. Iyo ndi kuvuga Yesu, haleluya we, ni nk'uwakora ishyano akambuza kumuvuga. Twari abantu bajyaga bambwira ngo mbwiriza ibiki, mugira isoni nkeya. Naho bambwira ngo numara kubwiriza turakujyana muri gereza, nakubwiye ntunjyane ari kureke mbanze mvuge Yesu. Haleluya. Kuko n'abana b'abantu barabavuga kandi bazafata ukabashyingura. Nimureke mvuge Yesu, mvuga imbaraga ze. Reka mbabwire, umwana ndabibona ko yapfuye. Ibinini arabinywa 24, ariko abinyweye ntiyadiyara ngo yitume wa mwanda, akomeza kumeruka. Umva ibigeragezo bibaho. Mama Charlene bazi ko ndi umuvugabutumwa, hari n'abanyita pasiteri. Pasiteri, urusengero rwawe rubahe?
noneho undebere umwana wanjye nabyaye anyweye amabuye ya telekomande bigaragara ngo ariyahuye sha. Muri ko nyumvira ibigeragezo ukuntu bigwira. Umwana yiyahuye wa mama Charlene, abatanyita pasiteri banyita umushumba, bagambaza n'itorero ryanjye, ariko ngiye sengera mu Nyakabandi wacu ku mudugudu, ndi umukristo usanzwe umuvuga butumwa. Barambonye ari abaganga banyakiriye, baranzi, bazi ko ndi umuvuga butumwa. Hanyuma se umwana w'umuvuga butumwa yiyahurira iki? Ibintu bishobora gutera abantu kwiyahura ni bimwe mu bibazo abana baba bagiriye mu miryango. Kandi abana banjye nta bibazo njya mbateza byabatera kwiyahura, nta n'ibibazo nabateza byatuma batifuza kubaho, ntago bishoboka. Undebere kujya gusobanura icyo kintu gisobanurira abaganga, tubwire ni ikihe kibazo umwana yagize kidasanzwe cyatumye yiyahura. Abarozi rero bazi no gutegura ibintu, bari barabiteguye mbere yuko baturoga, bari barabipanze babishyira kuri gahunda. Baravuga bati uyu mwana nitumusaza bazagira ngo ni ibibazo byo mu muryango yagize. Bazi kubihuza ariko ntago barusha Imana guhuza ibintu. Bambaza bati tubwire ikibazo yahuye nacyo, kababwira ngo ntacyo, kuko bo ntago basobanukiwe ko ari imbaraga mbi bamwoherejeho zimutera kwiyahura. Ni nayo mpamvu hari abantu benshi bajya kwiyahura cyangwa bakicana, bakica abana babo, bakica abagore babo, byaturutse ku mbaraga z'abarozi. Mukagira ngo ni imitima mibi abantu bafite, ariko abarozi bareze kandi babaye benshi. Kandi abo barozi mbabwira bari mu nsengero, bari mu myanya itandukanye yo mu itorero, utagira ngo ni abarozi bari kure. Umwana yafashwe ate? Ni iki cyamuteye kwiyahura, gushaka kwiyahura? Kuko ni ibintu bigaragara ko yiyahuye. Ukabura ikintu usobanura, ukabura icyo uvuga. Mwana bamuha ibinini 24, ananirwa kudiyara, muha amazi, muha imbuto, muha ibintu byose bituma umuntu adiyara. Umwana amara iminsi 3 yose ataradiyara ngo yitume ya myanda imuvemo. Kwa muganga baradusezerera, njyana ibinini bampaye. Umwana amara iminsi 3 mu rugo atarituma, bya bintu yanyweye byose bikimuri mu nda. Nyuma y'iminsi 3 mvuga ukuntu Imana yambwiye, haleluya. Imana yarambwiye ngo nubundi kumujyana kwa muganga kwawe ni ukutizera ugira. Irambwiye ngo none se ko wamujyanye bamumariye iki? Mbwira Imana intimbabarira, sinkubwiye ngo ujye ureka kujya kwa muganga wa muntu, umbabarire cyane. Byose ni amashuri Imana ibigira ngo itwigishe. Mbwira Imana ngo mbabarira, ntangira gusenga ngo umwana noneho bimwe yariye abigaru abyitume nyine. Nyuma y'iminsi 3 mu masengesho nasenze, umwana aradiyara, arituma ibintu byinshi nyine na bimwe yariye, aba muzima, aba mutaraga, ntiwamenya ko yongeye yagize gute, yari amabuye ya telekomande. Imana imugirira neza. Ntago ubu buhamya ndi buburangize, ntago nahita mburangiza aka kanya, kuko nimba ari ibintu byabaye mu myaka 2 nuko ari ibintu bikomeye nyine. Nzajya ngenda mbabwiraho agace gatoya, ama episode mbaho muri ubwo buzima. Ibyo binini ayo mabuye mbona arakize, Imana ingirira neza. Noneho ubwa kabiri, urumva nari namuvanya ku kigo yigagaho, mujyana ku kindi, ajya kwiga ku kindi kigo. Noneho ageze ku ishuri, igihe kimwe agiye kwiga, wa muntu umuroga aza hano mu maso ishusho, amubona ko ari umuntu, ariko ikindi gipande amubona ngo ari uruyoka, ngo rurerure runini. Ngo araza aramubwira ngo niko, ngo harya uje kwiga, ngo uje kwiga wowe? Aramubwira ngo ntago uziga, ntago nzakwemerera. Arangije aramubwira ngo ngiye guhina ikiganza cyawe, hanyuma nubasha gufata ikaramu uzagende wige. Akimara kubimubwira, umwana ahita amera gutya ikiganza. Amafoto ndayafite, ntago nshaka guhita nshyira ahagaragara amafoto yose, kubera ko tuzabishyira mu gitabo, tuzandika ibitabo byinshi by'ubuhamya bwacu. Umwana ataha ameze gutya, sinzi nimba muri kumbona iki kiganza ukumeze gutya.
nuko umwana yatashye ameze. Noneho ngo ari ku ishuri, kuko ibi ngibi n'abarimu barabizi aho yiga, tuzabisobanura neza tuvuga ikintu ku kindi n'aho yiga n'uwo mwana uwo ari w'ibintu byose, ariko twatangiye kwandika igitabo. Abarimu baraza baramburiza intoki birabananira, abanyeshuri bigana nawe baramburiza intoki birabananira. Umwana ataha ameze gutya, arangize ngo ma ngo dore ukuntu nabaye. Ese wabaye gute? Ngo intoki zafatanye. Naragiye ndarambura, wapi, ndarambura intoki, wapi. Nuku nguku n'ifoto ndayifite. Ese byagenze gute? Arambwira ngo runaka yaje ku ishuri, yaje hano ari isura ye, hepfo afite hepfo ari uruyoka runini rurerure. Arambwira ngo haryuje ku ishuri, ngo ngo ntago uziga, ngiye gukunja ikiganza cyawe ndebe ikintu uzafatisha ikaramu. Maze mama mitamera gutya, abarimu barambuye biranga, n'abanyeshuri barambuye biranga. Rero kuko narinzi ibyo ndwana nabyo, nafashe umwanya ndamusengera njya n'undi mu mama, turamusengera, dusengera icyo kiganza, turagisengera. Turangije kugisengera kirarambuka, ariko yamaze umunsi wose kuva ninjoro ari muri koma, arinda agera nimugoroba ari muri koma. Kandi iyo koma yayigiyemo atavuga atagira gute. Umunsi umaze guhera bimaze kuba nimugoroba arakanguka, niho yatubwiye ibyamubayeho. Ndifuza iyi episode kuyihagarikira hano. Ubutaha muzakurikirana igice, ubuhamya bwanjye, igice cya 19 tuzasubukurira ahangaha. Nzabibabwira byose byagiye bimubaho, hanyuma mbabwire n'ubu ngubu uko bimeze. Nzakubwira ukuntu bamaze kumuroga, babonye ko nkomeye nta kibazo mfite, kubwira ukuntu bahise bafata musaza we nawe bakamugira umusazi, ntunga abasazi babiri mu rugo. Tugiye gusenga. Uzi impamvu natanze ubu buhamya? Natanze ubuhamya ngo nibutse abarokore kuko iko Imana yari iri kera na n'ubu niko imeze. Abantu bataye Imana mu buryo buteye ubwoba. Abantu bari kuva ku Mana. Umuntu arabona akazi, aho kugira ngo ashimire yakamuhaye, akajya mu bapfumu ngo azagatindeho. Ese nimba Imana yarabonye imbaraga zo kuguha akazi mu bashomeri bangana gutyo, ntago iyo Mana yakurindira ku kazi paka abarokore basigaye bakoresha imiti yo mu bapfumu? Birababaje, biteye agahinda. Umukobwa asigaye ajya gushaka maze guca mu bapfumu kandi ari umurokore, ngo kugira ngo urugo rwe ruzakomere. Ese yakurambagirije ikaguha urugo, ikagukorera ubukwe, izananirwa kukurindira mu rugo? Umuntu ari kumara iminsi mikeya atarabyara, yarangiza agahita ajya mu bapfumu kubaza intsinzi yabyo. Umuntu aratangira gucuruza, bakamubwira ko imisoro n'amahoro bikomeye, natareba ukundi kuntu yigenza atazatera imbere, bakamwigisha gushaka imiti no kunyanyagiza imiti imbere y'aho acururiza kandi ari umurokore. Ibintu by'abarozi n'abapfumu n'abashitsi n'abakonikoni byuzuye mu bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana baricara bakakubwira ngo gukoresha impano z'Imana neza ntago uzatera imbere mu gihe utazajya kugura imiti. Uba abapasiteri, ababishopu n'abashumba n'abantu benshi nubwo atari bose basigaye bafungurira isengero ku miti, bagakoresha imbaraga zitari iz'Imana ngo kugira ngo babone amaturo batera imbere. Naho isi igeze, iterambere ry'abapfumu riri kwaduka mu bukirisitu cyane. Ubu kugira ngo umuntu abe icyamamare, abantu barimo kujya mu bapfumu ngo bamamare, abantu bari kujya mu bapfumu ngo babone ababayoboka, abantu bari gukoresha imiti mu buryo bukomeye, abantu bari kwiringira izindi mana. Kandi Imana ya Isiraheli iracyari Imana, iracyakomeye, iracyakiza, iracyatabara uko yari iri kera na n'ubu niko imeze. Ntago yigeze ihinduka. Amaboko yakuje Abisiraheli mu Egiputa na n'ubu iracyayafite. Imana yakamije inyanja Abisiraheli bakambuka, iracyafite ubwo bushobozi, iracyafite izo mbaraga. Imana yabanye na ba sogokuru, ikabana n'abatubanjirije, ikabarwanirira bagatabaruka amahoro, na n'ubu iracyahari, iracyari Imana nyamana.
Imana iri hejuru y'abarozi, iri hejuru y'abapfumu, iri hejuru y'abakonikoni. Nje kukubwira ngo iracyari Imana, iracyatabara, iracyafite intsinzi ya buri kintu cyose. Nimuve mu bapfumu, ubuzima bwanyu mubuvane mu bapfumu, ibitekerezo nimubivane mu bapfumu. Mu ijuru hari Imana yera. Tugiye gusenga. Ngiye kugusengera ngo usabire Imana imbabazi. Ibyo wakoze urabizi. Ubu abantu basigaye bagikuzimu, bagatanga ibitambo ho abana babo, bagatanga ibitambo by'abagore babo, bagatanga ibitambo by'imiryango yabo. Kajya wumva ubuntu baramugubanyije, utapfuye atarwaye, ngo yararwaye umutima, kandi ugasanga si umutima, ahubwo ari imbaraga zo mu barozi. Niyo mpamvu ndi no kubwira abantu ngo nimuhuguke musenge, mwegere Imana, murwanye Satani azabahunga, Imana ibashyireho uburinzi. Mana ndagushimye, haleluya. Narindi gutanga ubuhamya, mvuga ukuntu ugira neza, kandi mvuga ukuntu uri umunyembaraga. Narindi kubabwira imirimo ukora, narindi kubabwira ukuntu uhambaye, narindi kubabwira ukuntu uri igitangaza, narindi kubabwira ukuntu uteye ubwoba. Muri aka kanya ndasenze Mana, nuvugurura abakozi bawe, nibongere bakugirira icyizere, imbaraga zawe zishikame muri bo, kandi ubahe kugutinya, ubahe no kukubaha, bamenye kuri Imana nyamana, bamenye ko ufite ubutware n'ubushobozi, bamenye ko ufite imbaraga z'indengakamere. Ndagushimye cyane, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Ubu buhamya rero muzakomeza mu bukurikirane kuko ni bwinshi, nongeye kubusubukura kugira ngo nzabubagezeho, mumenye imbaraga z'Imana zikomeye. Ubu buhamya ubusangiza abandi, kuko abari bameze nkanjye muri iyo minsi itambutse barahari. Ubu basangize rero, ubu basangize babone imbaraga z'Imana. Abantu batarakora subscribe ni muyikore kugira ngo mukurikirane ibintu bitandukanye. Muduhe inama kuri comment, kandi mukore share kugira ngo abantu bakomeze babone ubu buhamya. Imana nibaha umugisha. Amina.